nanone Imana turagushimiye, Imana yumva, Imana ireba, Imana ikora, Imana ya hafi na kure, tanga umugisha mu mujyi no mu cyaro, Imana iha umugisha abize n'abatarize. Turagushimiye ko wabanye natwe, waturinze, wabanye natwe, waduhishe buri kiganiro dutangira kugira dusoje, umuntu wese urukire mu umugisha utagabanyije kandi umwishimire. Urakoze kumvisha gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu, amen. Inshuti z'Imana bavandimwe, tugiye kuganira ku iki kintu bita AI. Niba ukoresha AI cyangwa se warakoresheje AI, fata ibihe usenge, kuko ubuzima bwawe burafitwe, ubuzima bwawe bwaragwatiriwe. La 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 la. Iki nicyo gihe cyanjye, nawe nicyo gihe cyawe. Yesu araje ashyira ukuri ahabona, akarengane kawe Yesu yarakabonye, akira umunezero Yesu aguhaye, ukubera ibyishimo aho waririye amarira. Ibihe byiza, amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe. Ndabasuhuje aho muherereye hose, abari mu Rwanda ndetse n'i Rwatamasimbi. Reka mbabwire ngo mu ijuru hari Imana. Njye nino nk'ibisanzwe rungano, ndabakunda cyane bivuye ku mutima, Imana ikandusha. By'umwihariko wamaze gukora subscribe, winjira mu muryango mugari kuri ku Ijwi ry'Amahoro, winjiye mu muryango mugari ijambo ry'Imana isanamitima ndetse n'impuguro. Imana iguhereza umugisha. Ijambo ry'Imana isanamitima n'impuguro, Imana iguhereza umugisha. Uyu munsi urimo uraca mu bintu utishimiye ndetse ugaca mu bintu bidasanzwe, ariko hari Imana ishoboye byose kandi hari Imana yo kwiringirwa. Tuza, Yesu arashoboye kandi Yesu arihagije. Imana niyo kwizerwa ndetse Imana niyo gupfukamirwa. Yego, sinzi hari akantu nshaka gukora gatoya kugira ngo yego tubane neza maze gukumva. Ndavuga ngo nazamureka wandagare, azakuramisha ineza ye taroreka. Nasezeranije mpora gukurikira Yesu, iminsi yose mpore hafi mukiza wanjye. Sinyitinye n'amara nise ubagarikiye, sinashobora kuzimira umuriro. Sinyitinye n'amara nise ubagarikiye, sinashobora kuzimira nanone. Imana turagushimiye, Imana yumva, Imana ireba, Imana ikora, Imana ya hafi na kure, tanga umugisha mu mujyi no mu cyaro, Imana iha umugisha abize n'abatarize. Turagushimiye ko wabanye natwe, waturinze, wabanye natwe, waduhishe buri kiganiro dutangira kugira dusoje, umuntu wese urukire mu umugisha utagabanyije kandi umwishimire. Urakoze kumvisha gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu, amen. Inshuti z'Imana bavandimwe, tugiye kuganira ku iki kintu bita AI. Niba ukoresha AI cyangwa se warakoresheje AI, fata ibihe usenge, kuko ubuzima bwawe burafitwe, ubuzima bwawe bwaragwatiriwe. Ibi nabibonye numva ngize ubwoba, nk'uko Imana aranganyiriza, ugomba kubivuga no kubitangaza, ugomba kubivuga. Yego, hanyuma rero icyo Imana ishaka, irashaka kugira ngo
musenge. Si uko AI mu buryo mvuga ngo niba uyikoresha ubuzima bwawe, niba ukoresha AI hari niba kuyikoresha ariko ukaba kuyikoresha mu buryo butari bwo. Hari abantu bari kuyikoresha mu buryo butari bwo. Kuyikoresha mu buryo butari bwo rero bivuze ngo ubuzima bwawe buri mu kaga. Kuyikoresha mu buryo butari bwo cyangwa se kuyikoresha mu buryo buri bwo ni ubuhe, cyangwa se butari bwo ni ubuhe? Buriya AI ni uburyo uganira cyangwa se uyikoresha ukaganira n'umuntu utabona, ukaganira n'amajwi utumva, ukaganira n'uwo utareba, ukaganira n'uwo utazi ngo ari he, ukandikira umuntu utazi ngo bimeze bite, ngo hari n'abavugana nabo. Gusa uko buriya ntabwo ushobora kuganira na WhatsApp ngo uyiganireho nyine gusa, bisaba kugira ngo habe hari umuntu muba muri kuganira aba ari hafi cyangwa kure, ukandika akagusubiza. AI rero si umuntu, ntigira amarangamutima. Niba ukoresha AI isenga, kuko hari ikintu Imana ishaka. Tujya kwivugira kuri telefone za iPhone, tuganira kuri iPhone, telefone za iPhone zizama jisho atatu cyangwa ne. Iyi iPhone 18 Pro cyangwa se n'izindi zose zizasohoka, ariko reka mbabwire byari na iPhone ndababwira neza mu buryo bukomeye. Nigeze ntanga ikiganiro kuri Gonarika, ariko nanone hari andi makuru nazanye ku buzima kuri iPhone. Buriya iPhone iri connect n'imbaraga z'umwijima. iPhone, Samsung na Nokia, izo telefone na Huawei, niba uzikoresha umenye ngo byanga bikunda hari uburyo imbaraga mbi ya Satani igenzura nayo kugenzura. Imbaraga igenzura ibyo byose, imbaraga y'ahantu hatagaragara igenzura ubuzima bwawe. Niyo mpamvu umuntu ashobora kubura Bibiliya ntayishake pe, akabura Bibiliya kumva nta nicyo bimutwaye, ariko yabatunze telefone ya iPhone yayibura no kuba atayirebyeho, ubuzima bwita bugenda. Kumva akumva ubuzima burarangiye, akumva ubuzima burahagaze, akumva ubuzima burashize. Iyo ni iPhone. Ukumva umuntu abuze amahoro menshi, ushaka kwibaza ngo none se ngo twamaze kuzifata ngo tuzifite biragenda tuzijugunye tuzite. Oya, ntabwo uri bujugunye. Fata ibuye uyisengere, uyikuremo imikoshi n'imyako n'imyuka mibi, uyikuremo iyo mikoshi, uyikuremo iyo myuka mibi. Ntabwo uri buyijugunye, ariko uyikuremo iyo mikoshi n'imyuka mibi, ubikuza mu masengesho. Niba ufite iPhone rero ukaba utari gusenga, n'akazi kawe. Dore bimeze gutya. Mwabibonye? Ndabivuga mu gapinga, hari ababipinga, ariko ibyo mbabwira ni ukuri. Muri iPhone ni ikirango, nanga se ni ntago aravuga ngo ni ikirango, ahubwo ni uburyo imbaraga z'umwijima ziyirimo, zipatsemo, zirunzemo. Hari ibintu bitatu cyangwa ngiye kuvuga 4 5, ariko ndavugamo bike, nzongera ngaruke mvuga ibindi. iPhone, umugore, umukobwa, umwana, umusore iki, ntawatinya kuyisambanira ngo ayibone. Cyo ni kimwe. Kabiri, umuntu wese uyifite agira ubwibone bw'indangakamere nk'utunze etage ya Nivitani igerekeranye. Sinzi ibintu nimba mubizi. Umuntu utunze iPhone agenda nk'aho afite etage igeretse gatatu. Kandi umuntu utunze iPhone cyangwa Samsung cyangwa iki, iyo umuntu amubonye ahita amubariramo ubukire, tamubariramo ibindi bintu runaka. Impamvu abakobwa ku isi yose basambanira ama iPhone ni imyuka mibi iPhone ifite. Iyo myuka mibi ikurura abantu ishaka kubereka ko
ariyo telefone y'ikirenga y'abakiriya mbere ibaho, kandi umuntu ufite iPhone biba byarangiye byo gutunga telefone yindi. Ikimenyimenyi, iPhone ifotora ku zuba. Ahantu hatari izuba ntuyimbwire, fotora ku zuba. Bazitunze niko bambwiye, ariko ahantu hatari urumuri nta kintu mwavugana, hano hasanzwe. Ariko mu mwijima irahuma, ntishobora gufotora neza utacanye urumuri yo ubwayo. Ariko hari ushobora gufata zindi ukaba wafotora mu mwijima, yo yakubita umurabyo umwijima ugahita uhunga. Ariko iPhone siko bimeze. Muzi impamvu iPhone zimara umuriro? Impamvu zimara umuriro, ziratwarwa na za myuka mbi ziba ziri kuyikoresha. Ukaba uzi ngo ufite telefone urabitse, ariko za myuka mbi ziri kujya gute, ziri kuyikoresha. Bantu dusangiye kwizera, sengera telefone yawe, sengera Samsung yawe utunze. Izo za Ultra zanyu muzisengere, kuko nutayisengera urahomba ibintu byinshi. Icyo kibabwira mbihagazeho, mbyerura, mbikomeje. Ntabyumvise. Rero mu buryo bwiza, mu buryo bweruye, mu buryo budasanzwe, iyo telefone niba uyifite yisengere, wiyirize, kandi ingaruka zayo iyo umuntu hari uwayibura, aho kugira ngo ayibure yagenda agasambana inshuro 1000, ariko akayibona. Ashobora gutera afite, ukaba wamukoresha ibyo ushaka kugira ngo abone iki, abone telefone nk'iyo yari afite. Yo, ariko izi telefone zifite imyuka mibi ibihumbi n'ibihumbi. Iyi ni business, ni uburyo Satani yaje bwo kwigaruramo abantu, abatunguye, barangaye, kugira ngo ahita kubita hasi. Byambabaje. Aho ushobora kubona umuntu, umukobwa, nta myenda afite, nta nashaka bafite imyenda, ariko umwanya wo kugira ngo bafite iPhone akaba yifite, yego, akaba nta Bibiliya afite. Byanteye agahinda. Mpamvu izi imbaraga z'umwijima za Satani zuzuyemo abadayimoni, nuko umuntu wese wararikiye iPhone, iyo atayibonye ubuzima bwe yumva ntacyo buvuze. Niyo ageze mu rusengero yumva ko nta kintu yiga ngo kinjire. Ibi mbabwira ni ukuri. iPhone hari imbaraga ishamikiyemo, iyo mbaraga niyo ituma abantu benshi bahaba. Kasi umuntu ariko arikira iPhone muri uru rwego rungana gutya. iPhone hari ubwami butuyemo. Mwazira nsinga ziri connecte, uyifunguye neza, hari umuntu umeze nk'ubuzu bw'ubwumba. Uriya muntu umeze nk'ubuzu ni ibyicaro bikuru by'abadayimoni. Noneho ibyo byicaro bikuru by'abadayimoni bikaba bikontororwa no ku cyicaro cyaho zituruka. Aho zituruka naho hakaba hari amakuru zaho y'uwaziforomenye, wazikoze, wazizanye, hari uwamuhabwa ubushobozi. Abantu rero ntabwo babizi. Ntabwo babizi. Buruzana rebe kenshi iPhone ntabwo wayiba ngo uyiheze, ntibibaho. Impamvu ki iPhone utayiba ngo uyiheze? Kubera iki?
harabivugisha ngo siyo namba se siyo namba wapi, hari abata iPhone ntabwo wayiba ngo uyiheze, izindi zahereye ko babishatse iPhone ntabwo wayihe, niyo yabiri muri Amerika ipfa kuba ifite iri gukoresha connection runaka, ntabwo wayiba ngo uyiheze urayibona, ariko izi zisanzwe zo urayibase wayibuka akayibura rwose, hako byagira kuri iPhone tayari. Naza Yesu n'umunezero naza. Rero tube maso ubugingo, tubwire Imana ikomeza kutuyobora no kutuba hafi no kuturengera. Ku bwacu ntitwashobora, ku wacu ntacyo twakora, ku bwacu nta byakunda, ariko kubera Imana hari byakemera byinshi kandi byiza. Rero mureke dusenga Imana izadushoboze kandi izadufasha. Ndabizi uri mu bihe bigoye, ndetse nawe ubwawe wavuga ngo ariko se ubundi ibi bintu byo ni njyewe patanye ibi bintu ngo bimbeho, ni njyewe wagize gute ngo bigende gutya, ni iki nakora se, biri gupfira hehe, ni iyihe mpamvu? Ndagira ngo nkubwire iyi Mana twakurikiye dusenga ntabwo ikora nk'abantu, nkuko ntabwo Imana ikora nk'uko abantu bakora. Imana yacu ikora nk'Imana. Imana ni umurengezi, Imana ni umutabazi, ni Imana ireba, Imana yumva. Reka dusenga Imana izatugirira neza, izaduhagararaho, Imana izaduhisha. Nubwo bisa ngo turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bidasanzwe, nimureke dusenga Imana umurengezi wacu, kadusoma ijambo ry'Imana. Noneho turasoma Yesaya 49:15-16. Bibiliya iravuze ngo, mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyaririye, icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye nkuca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka ryose. Twakire neza ijambo ry'Imana. Umugore yakwibagirwa umwana yonsa, yanababarira uwo yibyariye, ntababarire uwo yibyariye, icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Imana, iri ni ijambo rikomeye ryiza cyane. Ese umugore yakwibagirwa? Ese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Icyakora babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Mama we yakwibagirwa, yarakonkeje yagutwita amezi 9. Papa we yavuga ngo sukira umwana wanjye. Mama we yakubyaruka, ariko Yesu twakurikiye akavuga ngo njye sinzakwibagirwa. Abantu bakwibagirwa, inshuti zakwibagirwa, abavandimwe bakwibagirwa, ariko Yesu twakore ntabwo yakwibagirwa. Umubyeyi yakwibagirwa umwana we, ariko Imana yo mu ijuru ntizakwibagirwa namba. Umubyeyi yakwibagirwa umwana we, ariko Data wo mu ijuru ntazakwibagirwa namba. Haleluya. Umubyeyi niba yakwibagirwa, abantu bakaba bakwibagirwa, uyu Yesu twakurikiwe ntago azigera twibagirwa. Uyu Yesu twamenye ntago azigera twibagirwa. Abantu wabasengera bakakwibagirwa, abantu wabagaburira bajya mu bihe bakakwibagirwa, abantu wabakora buri kimwe cyose ariko bakakwibagirwa, ariko Yesu twakurikiye ntago azigera kwibagirwa. Ntazakureka ngo wandagare, azakuramisha amaboko ye. Abantu benshi bakwibagirwa, abandi bakuvaho, ariko uyu Yesu twamenye ibyo ntago yabigukora. Yesu ntago yabigukora.
abandi bazakwibagirwa ariko Imana ntizakwibagirwa, abandi bazakuvaho ariko Imana ntizakuvaho. Ntabwo Imana izatureka, ntabwo Imana izaduhana. Nubwo inzira ibaye nyinshi, nubwo ibigeragezo bibaye byinshi, yewe inzira zikaba ziborotse nyinshi, ariko Yesu arashoboye. Agiye kuguhereza umugisha mu gihugu utuyemo, agiye kuguhereza umugisha uvuka, agiye kuguhereza umugisha muri karitsiye urimo, agiye kuguhereza buri hamwe hose. Yesu agiye kuguhereza iki? Umugisha. Ntazakureka ngo wandagare, azakuramisha ineza itarondoreka, azakuramisha ineza itarondoreka, azakuramisha ineza itarondoreka. Imiyaga irazikankuba w'ijambo, no mu butayu ntabwo nzicwa n'umwuma, yambereye umutaka gahuma amaso ibimiga, ineza ye yaramabariye, mbwira ko nzagerayo. Imana ishimwe. Ibyo byose umubyeyi, mbese umubyeyi yakwibagira umwana yonsa n'ababariro yibyariye, ariko njye sinabasha kwibagirwa, ntabwo nzakwibagirwa. Imana iri kumwe nawe, abantu barakuvuye, Yesu muri kumwe, ntabwo uri wenyine, ntabwo uri kurwana asize wenyine, ubwambura ugucamo ntabwo ari urwaye wenyine. Imana ntizagutenguha, abantu nubwo bagutenguha bareka, ariko Yesu ntabwo azagutenguha. Imana ishimwe, uhumure kandi ukomere, Yesu ntabwo azagutenguha. Ibi ndabikubwira nujuje 100%. Yesu ntabwo azigera agira gute agutenguha. Ukomere, wongere ukomere, baho wongere ubeho kandi wishime. Reka dusenga Imana. Wakoze kumva ijambo ry'Imana, uri guca mu byo utishimira, ugaca mu bibabaje, mu bigoye. Reka ngusengere, Imana ikomeze kugushyigikira no kuguhagarara mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana mu izina rya Yesu, Imana yumva gusenga, Imana ireba, Imana ikora, Imana ihambaye. Ndagushimiye ko utaneshwa, ndagushimiye ko udatsindwa. Hereza umugisha umuntu wese wibagiwe n'abantu, wibagiwe n'imiryango n'abavandimwe, wibagirwe n'ibigakora na kampani akorera byose bikamwibagirwa, ariko ntabwo uzigera wibagirwa abantu bawe. Umuntu yakwibagirwa, ariko ntabwo uzigera wibagirwa. Mwami uhimbazwe, urakoze kuri Imana irinda abayo kandi igakora ibyayo. Turengere, turinde kandi uduhereze amahoro kandi turwanire mu buryo bwose. Ndagushimiye, uzaduhereze ibihe, uzaduhereze ijuru kandi uzaduhereze iherezo ryiza. Turi mu isi ndetse uzaduhereze ibyiza, kandi igihe nikigera uzaduherezo ryiza. Turagushimiye ko abanye natwe dutangira ikiganiro dugisoza. Umuntu wese twabanye mu kiganiro umuha umugisha, yabarwaye mu muvuduko y'amaraso, yabarwaye imitsi, yabarwaye mu nda, yabarwaye igifu, yabarwaye umugongo, yabarwaye umutwe waranze gukira, yabafite imanza zitandukanye, yaba adasinzira, yaba n'imbaraga z'umwijima zimurwanya, uyu mwanya ndatuye ngo zimurekure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ubukene buve ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ukora iby'imbaraga, urakoze kumvisha gusenga mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhereze umugisha kandi Imana ikwishimire, Imana ihaze kwifuza ku mutima wawe. Shalom.